Yes, reka twongere tubasuze twakunzi ba Viva Rayon Sport TV aho mudukurikiranye atadukwemerere twizere ko meze neza cyane kuri umunsi wo kwa kane w'icyumweru wa tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2025 nitwa Tuyishime Gilbert mbahaye ikaze kuri Viva Rayon Sport TV mfite ingingo zitandukanye zigezweho muri equipe ya Rayon Sport tugiye kuganiraho breaking news ya makuru ubu tugeze wumva handi cyangwa se ubuzumva handi nyuma twe twayagarutseho mbere n'ubundi niko tugiye kubigenza agezweho zazindi zandani ahangani zo tugiye kuganiraho bimeze bite ibya Robertinho benshi batanye kuvuga ngo Robertinho ntabwo ari ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport ngo ndetse ashobora kuzamo na rumwe yo gutandukana na Rayon Sport ese ibingibi bihagaze bite ese koko ni igihe cyiza cyo kugira ngo Robertinho atandukane na Rayon Sport ese umusimbura we yabarinde ese abari kuzamura izi ntugunda cyangwa se abari kuzamura aya makimbirane reka bari ko mbyita mu ndimi z'amahanga babyita arguments abari kuzi advicinga ni bande byose tugiye kujyamo turebe uko bimeze bite bya Fornganye top scorer w'abanyarwanda top scorer w'ikipe ya Rayon Sport top scorer wa Rwanda Premier League uyu ni umunyasenegal watakira equipe ya Rayon Sport ejo kuri match ya Gorilla mbere yuko bakina bari bambaye jersey iriho nimero 12 bavuga ngo speed recovery imvune ikomeje kuba ikibazo ikomeje kuba agaterera nzamba ikomeje kuvugwaho byinshi cyane ko atemera gukozwa igisu cyase gukozwaho icyuma uyu musore w'umunyasenegal avuga ko hari ubundi buryo we yakwivuzamo ku buryo mu kwezi kwa kane agomba kuzaba yaragarutse ese ibingibi biteye bite turaza kujyamo tubirebe biramahira Bedi yaratsinze bitego bibiri ese dukwiye kwemera ko noneho twaba tubonye umucunguzi mu gihe nyemerere tuza tuyarambure yose uko yakabaye tunde dusesengura tuganira gake gake twitonze turya ibyacu nta muntu tuhagaze hejuru gusa wowe uramutse uri kumva ufite byinshi wihuta ngiye marambabwira niba ureba ikiganiro rwose ukihutisha utaraguritsa ntuzajye wirirwa wandika comment nta igitekerezo cyawe ujye ukihorera utumvise ikiganiro cyose ngo utukirangizanye igitekerezo watanga ni iki hari umuntu ujya kubona nkabona agiye muri comment ashyizemo igitekerezo nkavuga se uyu muntu yumvise ingingo twari turiho yumvise ko twazifatiye umwanzuro yumvise ko twaziganiyeho bya bindero by'abantu bareba batarutsa bihutisha rwose mwebwe nimushake ibitekerezo mujye mubireka jya wicara ufata umwanya nibonye na notification uri mu kazi bitakwemera kumva ikiganiro ureke kugifungura ugifungura ugeze mu rugo ngenganira umupira nganira Rayon Sport nkayijyamo mu mizi neza cyane mu buryo bwimbitse iminota yose igihano kiba kiratwara ubukwe kucyumva hanyuma ariko mbere ya byose ukwiye gukora koza subscribe aha kuri Viva Rayon Sport TV kugira ngo tujye twara mu biganiro byacu bigiye bitandukanye ubaye utarayikora uyu munsi wa none abari wo munsi ubikora rwose tujye twibanira nta kibazo tuva mu byiza tujya mu bundi hanyuma ibitekerezo byanyu wowe wumvise ikiganiro ariko wagisoje tuba tubihaye ikaze no muri kingi kindaza kuba mbikeneye hanyuma ubonye link yacu ukayifata ukayisharinga mu group agiye atandukanye ukayisharinga ku bantu bagiye batandukanye rwose ibintu biba bimeze neza cyane n'umusanzu ukomeye ubu uhaye kuri Viva Rayon Sport TV mbibutse ko dufite na groupe yitwa Inkoramutima za Viva abangaba n'abantu badusupportinga mu buryo bugiye butandukanye mu buryo bw'ibitekerezo uburyo muri financier iyi ngiyi itandukanye na groupe y'abafana n'ujye nyandikira ushaka kumushyira muri groupe uyu mbwira ni groupe y'abafana cyane groupe y'Inkoramutima yo byakomeye zikora n'umucango zikaducangamo zikancangamo nka Gihuye nkajya Musanze nkajya numva ameze neza cyane njyanye na equipe ubwo ukwiye gutandukanya fan club
y'inkoramutima za Rayon Sport na fan club ya Viva Rayon Sport TV y'abafana nayo irahari, bitavuze ko zombi utazi bamushobora kuri mu y'abafana ukumva nawe ukeneye kujya cyangiramo akantu k'akanyenyeri nta kibazo rwose turakwakira. Hanyuma mu nyemerero tutangire byimbitse tujya mu miriro kipe ya Rayon Sport. Muri iki kiganiro ngiye kuvuga amazina y'abantu mutatekerezaga bari inyuma y'uko umutoza Robertinho ngo yakwirukanwa na Rayon Sport. Amazina mutatekerezaga yo muri Rayon, ariko ndongera ntange facts zitandukanye zigaragaza ko Robertinho si umutoza wo kwirukana, si n'umutoza mubi kwa cyo tucyumbi, si umutoza wo kwirukanwa, si n'umutoza mubi. Robertinho muri equipe ya Rayon Sport hamaze iminsi harimo ibintu bitandukanye, harimo ikundi cyangwa se equipe y'abantu bamwe bemera imitoreze ye, abandi batemera imitoreze ye. Ibi bintu bijya gutangira byatangiye Robertinho akiza kigera haga ku butaka bw'u Rwanda. Murabizi ko iyo ni intambara twarwanye, ni inkundura twarwanye ku bitekerezo byazanwaga n'abanyamakuru bakomeye twita abasiniya muri aka kazi, ariko duhangana nabyo rigeraho biracururuka, bakavuga ngo Robertinho ngo ntabwo atoza, ngutoza ngo ni Kwinane Selami niwe wungirije, ngo garamutse adahari ibintu birakomeye cyane. Ariko nkavuga ngo niba Robertinho we ubwe twaramuhaye akazi muri Rayon yaramuhaye akazi, akavuga ngo ndimanukanira umwungiriza wanjye witwa Kwinane Selami, utekereza ko kuvuga ngo amumanukane yarayobewe role ajua muri kariyeri yabo yo gutoza? Ikindi tubishyiraho umucyo tubikiriyaringa, Robertinho ntabwo ari umutoza utoza anda ya Kwinane Selami, we ubwe arihagije, afite aho yagiye aca henshi yagiye abikora. Rayon Sport ikibazo yari yagize muri iriya minsi twibeshyaga ko ari Kwinane Selami, kandi imbarutso ya byose yari Ayabonga Lebitsi. Bamwe mu bareyo ndetse hari n'abamaze iminsi bavuye muri equipe ya Rayon Sport, bavuye mu buyobozi bari pembeni, bakomeje kugaragaza ko Rayon Sport ngifite umutoza mubi witwa Robertinho ngo udakwiye kubatoza equipe. Impamvu batanga nizi ibyo akina ntibisomeka, tactique na technique ze ngo ntizumvikana, ngo bityo Rayon Sport ngikwiye gusimbuza Robertinho Goncalves Oliveira de Carmo. Abavuga ibyo harimo abanyamakuru ndetse ku isonga nibo bantu barimo. Abo banyamakuru ibyo bitekerezo bakomeza kubizamura muri equipe ya Rayon Sport ku buryo byagiye bikagera no mu buyobozi, nabo ubwabo bagatangira kwicara bagashidikanya ku bushobozi bwa Robertinho. Robertinho nimugoro batanga interview amaze gutoza, byatumye mu burakari bwinshi n'agahinda yongera avuga kuri icyo kintu, avuga ati ngewe ndi umutoza w'umunya-Brazil, ndi umutoza ukomeye w'umunya-Brazil uri hanze ya Brazil, ndi umutoza ukomeye uri muri shampiyona y'u Rwanda. Si ibyo gusa, natoje Rayon Sport nyivamo, njya muri Simba, njya muri Vipers, aho hose nagiye manyura makora ibitendo. Nakiniye ikipe ya Fluminense iwacu muri Brazil, nakinanye na Pele. Tatekerezaga igikomeye n'iki ni resultat. Uyu munsi umuntu ashobora kuvuga akagaragaza akavuga ati Rayon Sport uko yatangiye uyu munsi siko bimeze, ariko surambira ko Robertinho atoje Fazare uyu munsi muri Fazare Tour. Robertinho isasazi imitoreze mushize mu mutwe burundu, dukarabe tunaga ibishanga tuvuge ngo Robertinho ararangiye. Ahantu rwose ntabwo twumvikanye. Uwo numwe mvuze, hari abandi benshi kandi babandi tuzi baba muri Rayon cyangwa se babareyo, ariko ngewe mana yanjye nubwo benshi turahura tugaganira byangwa tukanasangira, ariko nibigera ku kintu cya professionnel cyo kuganira ku mupira ni nkuko nge nawe twakwa twicaranye kuri izo mikoro uvuga ko Robertinho ibintu atoza adasomeka. Ndavuga ibi bintu byumvikana. Gorilla ya Haji
uretse ibitego yadutsinze icyambere badutsinze aba defenseur bari bazi ko bararirije bakisanga umukinnyi bacomekanya agapira bagatsinda kufura biramahira Bedi yaduteye nziza ariko ugiye mu buryo bw'umukino niba mwakurikiranye umukino Rayon Sport yari iri hejuru Rayon Sport yarushije Gorilla iminota 90 Rayon Sport yarushije Gorilla mu mashyi no mu mudiho byandi bavuga ngo mu mashyi no mu mudiho wenda ntabwo twari twaramutse neza cyangwa se ntabwo ari umunsi wacu kandi twaburaga na elema zigera muri 5 ushobora kuba wazibagiwe twaburaga Ombolenga twaburaga Yusudianye twaburaga Keve twaburaga Foringanye twaburaga Suleimane Dafe abo ni abakinnyi batanu babanzamo ekipe ya Rayon Sport match yarayiteye yari iryoshye kurenza iyimaze iminsi nta bintu byo gutinya nge Robertinho amaze kunyereka ko ari umutoza ahubwo no muri aka karere nta nundi mutoza twafa kuzana ngatera umupira nka Robertinho ahanga nise abantu twizera mu muri uyu mupira ni mwe none mugiye gufata ibintu mu byubike mutwereke ko Robertinho nta mutoza urimo ahanga ikiba kigiye kuba no gufata Rayon Sport bakayoreka bakayita ahantu irisanga itandukanye n'umutoza muri Fazare ngo ekipe muri Fazare Tour ikipe yagize ikibazo cyo gutandukana n'umutoza muri shampiyona iyo kipe biba bigoye kitwara igikombe cya shampiyona bari kureba bakabona nta yindi nguni nta yindi angle Rayon Sport izatakarizamo igikombe cya shampiyona bagerageje kunaga amabombe muri komite yacu ya Rayon Sport bagerageza kwerekana ko ari mu mwuka utari mwiza icyo cyanga gufata twajanga turicara twerekana ukuntu Rayon Sport ibiri gukorwa byose biri mu murongo abafana barabyumva ibyo iyo karita barayiteye yanga gufata babona Muvunyi ari kuri match Muvunyi ari kuri match ya Gorilla yari yaje kureba Gorilla batadeyo bose bari bahari ekipe irapangwa inama ziraba buri munsi uburyo igikombe cya shampiyona kiraza gukomeza kugerwaho ahubwo uyu munsi nuko byinshi bakoraga babikiraga muri media ibyinshi batangiye kubikuramo niyo mpamvu uyu munsi uraza kumva abanyamakuru waruzi bavuga reyo bayiririmba bayicurana uyu munsi bamaze kubadirika uzatega amatwi witwa Emenibizi uzambwira muri iyi minsi uribaza ngo icyabaye niki Rayon Sport yatangiye kugabanya cya kintu cyitwa PR ngo nuko ufite media ukorana na media ukorana n'itangazamakuru bo aba bagabo bayoboyereyo naba intellectuel bro abagabo bafite ubwenge bonarenze uko twe tubitekereza binjiye biyegereje itangazamakuru cyane kuko itangazamakuru ugomba gukorana naryo mu gihuza abantu bakakumva aba bose mbabwira babayeme bari bahari
abona bande bose bari bahari nzagenda mvuga umwe kuri umwe ariko uyu munsi bamaze kubadirika bamaze kudondoka nibo bari kugaragaza ko Rayon Sport uyu munsi yobowe nabi nibo bari kugaragaza ko abayobozi Rayon Sport ifite uyu munsi nta kintu bagiye kuyigezaho uzi impamvu nuko Rayon Sport hari ibintu byinshi yatangiye kugira ibanga batangiye kubyutsa za skandali ngo bisi ngo baje ngo bemera irihe ariko uyu munsi umufana wa Rayon Sport ikintu cya mbere akeneye ni bisi cyangwa akeneye igikombe cya champion ibyo vuga ngo abakinnyi ngo baragenda ngo sinzi ngo muri hiyasi bagenda n'amaguru urukundo rwa equipe n'iki urukundo rw'akazi n'iki iyo hiyasi nazo tunabiyuwa turabizi samufingi batakibona uyu munsi amakuru yayo urajya wumva mu itangazamakuru ni make amenshi urasanga no kuri Viva Rayon Sport TV nzabagire gute se abantu batangiye kwenda bari gufata bafashe ubuyobozi bashaka kubugonganisha baca muri bande na bande biranga Rayon Sport isude niba hari n'uri mu ishyamba naribemo Rayon Sport ntago ibyitayeho uyu munsi ni ufite Tadeyo ukaba ufite Gacinya ukaba ufite Muvunyi ukaba ufite Prosper ukaba ufite Bagacinya bose bashyize hamwe bamurenza budara nabandi wowe nimushayime muri kundi y'abantu batanu ntago mwenda gutsimbura aba bagabo babonye ibyo byanze batatse umutoza bashaka Rayon Sport itandukana na Robertinho hagati muri sezo ihita iva ku murongo kuko itandukanye Rayon Sport reko Robertinho ye nahita mvuga ngo igikombe birarangiye twagitaye none Robertinho aho umutinyira niki ari muri kuruse ya champion ariko aracyavuga ngo ngende umutoza ukomeye ibi ngibi ntago bivuga utsindwa ubivuga utsinda ikiza Robertinho afite niki yaravuga ngo niba atunganije match abo duhangaye nabo barakina none batsindwa cyangwa bagatsinda kandi koko iyo mentality nanjye imaze kujya mu mutwe twanganya game ariko se abandi bo bizagenda bite wenda twe nabo dufite ubwo bushobozi bwo gutwara championnat Rayon Sport ntabwo yatwara iyo championnat itsinze match zose kuko ntitegura amakipe ntitegura abasifuzi kandi byinshi mu bikombe byatwawe ahangaye ikipe irani biteni dukoze reflect tukaba ngo tugendanisha ibintu ku murongo ushobora gusigarana kimwe nacyo simbizi icyo rero uwo n'umwuka wari wazamutse uzamuka muri Rayon uzamurwa n'abantu bamwe bari sinzi nanavuga ko ari mu ishyamba niba hari n'uwabatumye niba ari n'intumwa zabande muri equipe ya Rayon Sport sinzi niba ari n'intumwa ariko ndagira ngo mbabwire ko ibyo bintu ntacyo bifata umutoza Robertinho kuvuga ngo yakwirukanwa na Rayon Sport yakoze iki noneho mumbwire equipe ikiri umupira nka Rayon Sport muri iyi championnat y'u Rwanda tuba turetse n'ibyo kuvuga ngo Rayon Sport irayoboye Rayon Sport itsinda amagaju inganya n'amagaju Rayon Sport yakiriye umupira mubi Rayon Sport itsinda za Rutsiro yakiriye umupira mubi Rayon Sport arayinganyije na Gorira yakiriye umupira mubi ikibazo kibamo ni ukubera izo elema ebyiri kandi nababwiye ngo mu mupira byose birashoboka iyo ukina ugera ukavunikisha ugera ukanganya ugera ugatsindwa ariko byose ntago biba birangiye nabandi muhanganye ntabwo ari ijuru baba barimo nabo batsindwa cyangwa bakanganya kandi ngenda babwiza ukuri ko sinzi abantu bandi buko babireba Rayon Sport aracyari ku gikombe cya champion uretse ibintu nyine by'icyuka bashaka kuzana bidahari so umutoza we champion aramwirukana ubusurazana ndi undi mutoza uri kuri iri soko uravuga ngo nirukanye Robertinho ngo nzanye runaka ninde undi mutoza uraza ukaba uri seal 100% karakina umupira nka Robertinho ninde uretse gushaka guca igikuba muri equipe ya Rayon Sport no kwerekana ko hari ibyacitse nyamara nta bihari oya nimusigeho rwose nimusigeho Rayon Sport namwe musigeho niba hari n'icyubahiro hari n'ibyo mwakoze bitanejeje Robertinho cyambere ni umutoza uzi vestiaire icya kabiri
Robertinho ni umutoza wumvikana n'abakinnyi bose. Robertinho ni umutoza upanga tactique bigendanye n'abakinnyi afite bose akabubakamo icyizere. Uyu munsi wa none nimuze gutungurwa nuko Biramahire Abedi ashobora kutwibagiza Fori nganye mu gihe adahari agatsinda ibitego. Urumva Robertinho ni umukinnyi utuma abakinnyi bigarurira icyizere nyine gutyo. Afite karite nyinshi zimwemerera gutoza ama equipe. Ahubwo keretse niba bashaka ko wenda abura akazi muri Reyo, APR igahita isezera Dariko, Robertinho agahita ajya muri APR. Keretse niba ariyo swap bashaka gukora. Hari byo bita ama swap deal. Swap deal. Abantu bari kuvuga ibingibi bakaba bari mu kazi, bakaba bari kuri misiyo, babwira ati mudukorere iyi misiyo nicamo bikagenda uko tubitekereza. Hari ikintu ariko ntabwo tuzabibemerera twose. Natunguye na Ngabo wanunguye uvuga ngo Rayon Sport ngo umutoza wa Robertinho ngo ibintu akina ntibisomeka. Wabonye iriya game waraye bakinnye nijoro yo kubaka bahereye muri mediane basohora umupira. Oya, nge Robertinho rwose nta kosa mubaraho. Ashobora gura n'ikibazo cy'abakinnyi bagize ibibazo byabo byo hanze, bari kurara kuri kontwari cyangwa se bari kuminina icupa cyane cyangwa bari kugira ibindi bibarangaza. Ariko ubushobozi bwa Robertinho aka kanya ntabwo twaba tubwibagiwe. Ubwo rero hari byo mwari mwagiye mwumva hanze aho ngaho. Ndagira ngo mbabwire ko nyuma y'uko umutoza Robertinho asabye ubuyobozi bwa Rayon Sport kumuha icyubahiro agakora akazi ke nkuko yagahawe na Gahembero, bukamuha umwanya agakora akazi, bwanzuye ko Robertinho nyine bagiye kwicara bareba ubundi ibyo bimaze iminsi bivugwa bishingiye kuki. Hari factor runaka zibyemeza, izo ngizo ntazo. Robertinho ni umutoza mwiza watoza ikipe yose yo muri Afrika. Ko ari muri Rayon Sport turishimye. Rayon Sport yabura igikombe mu bundi buryo, cyangwa se izabura igikombe mu bundi buryo. Rayon Sport izatakaza igikombe mu bundi buryo. Ariko icyo uvuga ngo ni umutoza rwose mutubabarire mudusonyowe. Twavuye kuri Robertinho, twagiye kugira ngo tuve kuri game icyarimwe. Biramahire Abedi twaraye tumubonye muri mita yarasi ibitego byinshi, ariko mu gice cya kabiri atsinda ibitego 2 ndetse icyambere yahise agenda asaba n'abareyo imbabazi, arababwira ngo rwose narase byinshi samahani ariko nagarutse. Ubu noneho nshobora gutsinda, ubu noneho natsinda na scoring 2 bye yabitsinze. Twese nta cyizere twamubonagamo, ariko nyine equipe nka Rayon Sport ikina igera imbere y'izamu kenshi na Adoraye Jaro nawe yatsinda. Nibyo nari navuze ngo Rayon Sport mu gihe Fori nganya adahari ikeneye kubaka umupira w'impande. Ba Basane bakagerayo, bahaje bakabari kugerayo, ba Asana na Innocent nawe yaje. Nabonye ari umukinnyi ufite utuntu tw'udutekinike ariko ukiri shy, ntabwo araba open. Equipe ikataka igahumekera kuri adversaire. Umuataka wese uzaburi hariya ibitega zabitsinda. Abaro rwose ni muhumure, ntihagire ubashyiraho pressure ngabereke ngo byacitse ngo hari inka yacitse ubwari. Oya ntayo. Biramahire Abedi kiratsinze ibitego 2 byiza kandi by'umwataka. Ibitego icyambere yatsinze yarobye umudefenseri aruba n'umunyezamu, pira uragenda umanukiramo. Icya kabiri haje amuhaya umupira ku mutwe, icyo yakoze ni ikintu gukoza ikirenge gusa, umupira ujya mu izamu. Urabona ko ni ibitego nyine hahanduhereza umupira umwataka akaba ari muri position ya nyayo yo gutsinda. Kwitaba aperi za baro ahawe bakamuhamagara akitaba, kuba umwataka afite iyo karite byonyine biba bihagije niyo yarata. Ariko byibura umutoza ari kubona ko ahantu bashyize baro hagomba kuba hari umwataka, Biramahire Abedi akaba ariyo. Kuri Robertinho ibyo biba bibaye, kandi no Robertinho arakubwira ngo ngiye Biramahire ati numwataka nabonye ushobora kuba yasimbura Fori nganya. Niba yarabivuze ntitubyemere twebwe mu mboni zacu ndetse n'abanyamakuru bamwe na bamwe akaro ibyo ngibyo byavuye. Abedi agaragaje ko ibyo Robertinho yavuze ari umutoza, twe tukaba abanyamakuru, twe ntago turi abatoza, ntago twize gutoza. Yarayerekanye ko nawe ya scoring
kandi agascoringa ibitego byiza. Wenda nuko ari ibitego yascorinze byaje byishyura, ntekereza ko yaba ari ibitego byatsinze bitanga intsinzi, uyu munsi twagombye kuba turi kuvuga ibindi kuri Beramahire Abedi. Ntabwo twagombye kuba turi kuvuga ibingibi turi kuvuga. Wenda nawe aracyafite igihe cyo kuduprova, aracyafite igihe cyo kutwereka koko ari Abedi. Hari match za AS Kigali imbere za Gasogi mbere ko tugera kuri APR FC. Izo match zose agomba kuba ari gukina kandi ari guscoringa ibitego. Ashobora kuintervena, umuntu uraza kuza agashaka kwerekana ko byacitse, ko igikuba cyacitse, uwo rwose mufate tereke pembeni mutereke ibishanga. Rayon Sport yarayikinnye neza, yakiriye umupira mwiza, nuko wenda twinjije ibitego bibiri imbere, ariko ni hahandi Gorilla izanavamo. Hari match yo kwishyura, ibanza ari bibiri kuri bibiri, ubona ko bitewe nuko Rayon Sport ariyo yakiriye muri match yo kwishyura niyo yatsinda igitego kimwe, Rayon Sport izagira gute? Izakomeza. Irasabwa igitego kimwe kubusa cyangwa se nagwa n'itsinze kimwe yakomeza, ariko bitewe nuko hari n'abakinnyi babonye amakarita atukura bo muri uyu Kedi Sansifra yabonye ikarita itukura kikosa yarakoreye Azizi Basane kuranya. Birashoboka cyane ko match yo kwishyura ikurikiyeho ibintu bizabyoroshye cyane, n'abakinnyi bacu bamwe tuzatwabara equipe. Rayon Sport nta kabuza igomba gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Equipe izarokoka hagati ya Mukura n'Amagaju ni izakina n'ikipe ya Rayon Sport kimwe cya kabiri. Birumvikana ko Rayon Sport ishobora kongera guhura na Mukura cyangwa se n'Amagaju. Match ibanza yize equipe zombi byari bibiri by'Amagaju, byari bitatu by'Amagaju kuri bibiri bya Mevesi, bibiri bya Mukura. Naho match izabera Ihuye. Ubwo birumvikana ko ngenda ndabona Rayon Sport hafi n'ubundi ni kuri finali. Izo kipe zose ko zaba zimeze muri Peace Cup, Rayon Sport igomba gucaho yogoga kuko nta pressure. Ubwo hanyuma ikazategereza equipe izaba yavuye hagati ya Police uyu munsi APR irakina n'iyari. Uyu munsi APR irakina. Equipe iraroka hagati ya APR niyo equipe izahura na Police. Ubwizaroka hagati ya Police ni APR pera ryatomboye yihebaho, muze kunyibutsa na reka ndebe equipe APR yatomboye. Nge mbahereza amakuru ari full details. APR muri Peace Cup irakina niyihe? Reka turebe gato cyane. Abantu bari kwicara muri Rayon Sport ngo bitangiye kubiha ibiki bibiha, ninde uri kubibishya ko muri Rayon Sport nta byacitse birimo. Igihari kimwe gusa ni ukwicara abantu bakaganira, ntihabeho guterwa ngo nabo bitere. Hari uguterwa nawe ukitera, hari ugutera nawe ukitera. Nicyo kintu cyica abantu. Hari ugutera nawe ukitera. Icyo cyaba ari nicyo kibazo yagikomeye. APR irakina na Gasogi. Gasogi na APR, ubwo irava hagati ya APR na Gasogi nabo bazakina imikino ibiri, ni izahura na Police ejo yasezereye AS Kigali kimwe cya kabiri finali. Urumva ko birashoboka ko Rayon Sport na APR zishobora kongera guhurira finali. Kandi APR mu gikombe cy'amahoro na irabizi ko nta mateka ya hatari hafite, duhuye ni uguterura igikombe kavuga ati ni mwakire. Rayon Sport ngenda abona ifite amahirwe ku bikombe byombi, icya shampiyona n'icy'amahoro. Abantu bacunga n'abahubwiraza bitwara byombi bari mu tugambo. Foringanye Rayon Sport yamusabye ko yivuza akorerwa operation, ariko Foringanye akomeje kubyanga. Aravuga ngo ngewe ndamutse nkorewe operation ntabwo nayikorerwa hano mu Rwanda. Nababwiye ko yifuza kujya muri Morocco ariho ashobora kubagirwa, ariko rero Sport yikavuga ati twakoreza Kanombe kandi gukorera operation bakakubaga ibintu bikagenda neza cyane. Ariko Foringanye uyu munsi ntaga bikozwa. Match yarayikinwe bakoze geste nziza
yo kuza bambaye jersey nimero 14 za Foringanye. Nimero 14 za Foringanye hananditseho ngo speed recovery cyangwa se kirabyihuse rwose kirugaruke garuka vuba vuba. Uyu Foringanye aravuga we ko ngafite abaganga be bashobora kumukoraho bikaka, bashobora kumuvura agakira vuba byihuse, bitandukanye nuko bamukora operation kuri avuga ngo byibura mu kwezi kwa kane naba nagarutse. Urumva ko ni ukwezi kumwe n'iminsi, ukwezi kumwe n'iminsi niko imvune yatwara. Kandi Rayon Sport uko nabyumvise batangiye kubyumva, Foringanye bari kwanga kumurekura ngajya muri Senegal agende baje kumuvura muri iyo miti yabo nanye bango ya Kinyarwanda. Kandi ubwo niba byageze muri Senegal ubwo se byaba ari Kinyarwanda ahubwo ubwo byaba ari Igisenegal. Rayon Sport yari yabanje kubyanga, ariko abantu bavuze ngo niba ari ubusabe bw'umukinnyi we ariko abyifuza mu mureka agenda. Kandi hakomeje no kugaragara témoignage cyangwa ubuhamya bugaragaza ko umukinnyi uvuye muri ubwo buryo cyane cyane yari imvune yivi rwose ngashobora no kurinda asoza kariyeri iryo vi ritarongera guhura n'ikibazo, ritarongera kuribwa na gato. Ntabwo nzi uko bigenda, nta nubwo nzi ko babitegura, ariko akaza n'amakuru atandukanye avuga ko impamvu Foringanye yifuza kujya iwabo muri Senegal ngaruko iyi mvune yivi yavunitse ngari imvune yohererejwe, ni imvune yatumweho n'abantu. Sinzi niba arabo bahangani umwanya muri Reyo, niba ari abo mu yandi ma equipe ya hano, niba ari abaye naba mbabeshye, ariko baravuga ngo iyi mvune ya Foringanye ni imvune atumwa, ni imvune arogwa. Izi mvune za Muhire Keve sinzi umuntu uri kuroga Reyo, abakinnyi bari sinzi umuntu uri kubaroga. Nesi imvune ukumva none Keve ngagize déchirure, Suleimane dafashe ejo bundi ngararwaye, Omborenga Fitina ngarwaye malaria akiva muri suspension, ukumva Foringanye ngamavi yagize ikibazo. Abakinnyi hafi bane bose bagize imvune zidasobanutse. Yusudi yaye nguwo ngo sinzi urutoki ngo rwabyimbye ngibazo ibintu byakomeye, abakinnyi bakaba babaye batanu. Equipe ya Rayon Sport ikisanga ahubwo noneho vestiaire yabo cyangwa se ituye habaye nko mu bitaro. Foringanye rero aravuga ati ibintu byo kubagwa ngiye ntabwo bikozwe, ndagenda ivi ryanjye barigiteho bari kandi bari kubita ikintu cyiswe ewana bari koreho rya Kenya, ndaza kugaruka mu kwezi kwa kane bitarenze, ndaza kuba nagarutse. Ubwo bivuze ko imikino ya nyuma ya championnat Foringanye yaba ari gutagetinga kuyikina, ariko akanatagetinga yuko ku musozo wa saison agomba gusohoka muri equipe ya Rayon Sport. Niyemera kabagwa ubwo ku musozo wa saison hazajya azaguma muri equipe ya Rayon Sport. Icyo nacyo kirahari, azakomeza kinirereye kuko nta kipe izaba ikiri kumucesinga already. Birumvikana ko n'umukinnyi uzaba ufite imvune uzaba akeneye kwitabwaho. Uyu munsi ni umukinnyi ufite 13 mu mikino 10 n'ingahe, amakipe yose yamurebaga, wenda ari kuzasoza afite 20, ari gushaka kwenda agatagaruka mu kwa kane, ibyo bitega akabyongera byibura karangiza afite nka 18 19 20 gutyo, ubundi akagurwa menshi agasoka ubona ko itagatize ntago afite gahunda yo gutinda cyane hano mu Rwanda. Kandi koko ku myaka ya Foringanye aracyari muto, n'umuhanga, yakina hana abo nibirenze byo Rayon Sport mwanange Jesiri rwose ndabyemera. Ubwo turaza gutegereza turebe. Rayon Sport iraza gukomeza imyitozo, Keve Muhira araza kugaruka mu myitozo, ariko yabwiye Rayon Sport aribwira ngo ngewe ntabwo nifuza gukina match ya Gasogi dufite muri weekend. Gasogi rava kuri APR uyu munsi izatikirana nayo muri weekend. Ubwo bivuze ko Gasogi ishobora gukoresha imbaraga nyinshi kuri APR, none tukazagira amahirwe yo gurana yo muri weekend ari equipe yoroshye y'icyambu turi gucaho twirukana. Ako kantu murakumvise mukabike ahantu kerike pare hatagerwa imvura, hatagerwa n'ibicu, muzakambwira. Ubwo rero Keve araza kuba yagarutse, ngo turaza kumenya n'abandi bakinnyi batandukanye baraza kuba bagaruka. Byose imyitozo tugomba kuba duhari kugira ngo tuze kwibagezaho yose hano kuri Rayon Sport uko yakabaye. Ubwo rero ibya Foringanye n'ibyo imvune yuko iteye ni uko aracyari i Kigali, bitarenze ejo kwa gatanu turaza kuba twamenye niba Foringanye aratega indege imujyana iwabo cyangwa se niba aravurirwa hano mu Rwanda cyangwa se niba arajyana muri Maroc akarajya gukorerwa operation. Byose turi muri Reyo kugira ngo tubibagezeho. Andi makuru
nimwumve byacitse abantu bazaba babwire ngo Rayon Sport ngo byacitse ngo sinzi ngo rwatokombeye. Rayon Sport ibintu byose biri mu murongo, biri mu buryo uko bigira ibyo umwamaganire kure, wamaganire kure uwo ngo ntabwo azi ibyo avuga. Umugani wa Yesu ngo babonye ngo abamubambaga arababwira ati mani babare kuko namwe ntabwo muzi ibyo mukora. Abavuga ibyo nabo ntibazi ibyo bavuga. Rayon Sport igeze ahantu hakomeye, iri gushaka igikombe cya shampiyona. Ibyo byose kubivuga ni ukuyimoraliza, ni ukuyidemoraliza, ni ukuyica intege, ariko murandika ku mazi. Kandi ubwo ngewe nitwa Tuyishime Gilbert, iyi ni Viva, nuko ngiye naho mu bindi biganiro.